turabashimiye cyane mwebwe mukomeje kubana natwe. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited. Twebwe rwose tuba tubaha imari z'imitungo itimukanwa, zaba izigurishwa cyangwa se izikodeshwa umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Turabashimiye cyane rero mwebwe mudahwema kubana natwe kuri channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tukibutse gukanda subscribe, wowe utarabikora, ndetse ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe namwe mwese mujye mukomeza kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, aho mubona n'ibiganiro byacu tugenda dukora bijyanye n'imitungo itimukanwa kuri Fine FM 93.1, ariko kandi tuba turi live kuri YouTube channel ya Nzuri Market. Nk'uko rero mukomeje kugenda mubireba ku mashusho, tubafitiye inzu yubatse mu buryo bwo hambere, ariko kandi ikaba yubatse mu buryo bwa jimere, kubera yuko irimo inzu ebyiri. Buri nzu ikaba ifite ibyumba 3 na salon ndetse na douche na toilette. Hanyuma kandi ifite annex imbere y'icyumba na salon, ngira ngo murayireba imbere y'iyo modoka. Ari nako kandi ifite izindi nzu 3 inyuma yayo mu gikari. Buri nzu ifite nanone ibyumba 2 na salon, ibyumba 2 na salon, ibyumba 2 na salon. Nuvuga iki gipangu muri rusange cyose hamwe cyinjiza amafaranga 650. Bivuze ngo iyi nzu iri jimere buri yose ikodeshwa amafaranga 150, zombi bikaba 300. Hanyuma izi nyuma z'ibyumba 2 na salon buri yose igakodeshwa amafaranga 100, nabyo bikaba 300. Byakwiyongera kuri ya 300 yo kuri inzu iri jimere, bikaba amafaranga 600. Ariko kandi noneho iyi annex y'imbere y'iyi nzu, hano imbere y'imodoka y'icyumba na salon, nayo igakodeshwa amafaranga 50,000, zose hamwe zikaba amafaranga 650. Reka tukwibutse yuko izi nzu ziri mu gipangu, kandi ku muhanda rwose, mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. Ni ukuvuga metero 25 kuri 50, zikaba metero kare 500, ariko kandi zikaba noneho ziri mu mujyi hagati rwose, mu mujyi wa Kigali rwagati. Nituvuga hagati umve ko ari mu mujyi hagati, kubera yuko rwose ni hano mu karere ka Nyarugenge, ahazwi nko mu Kiyovu, mu murenge wa Muhima. Mu Kiyovu rwose hafi cyane yahari kubakwa inyubako ya Rura, munsi ya peage cyangwa se munsi ya RSSB rwose, hano muri Feruje, munsi gatoya mu Kiyovu, kizwi nk'ikiyovu cy'abakene. Hano hafi ya Rema, y'inyubako ya Rema niho izi nzu ziri, ngira ngo ni inyubako ya Rema muri kugenda muyibona. Bivuze ngo rwose ni mu Kiyovu hagati, mu karere ka Nyarugenge, ngira ngo murahabona ku muhanda. Ni ahantu rwose heza cyane, muri quartier nziza cyane, mu mujyi hagati muri centre ville, mu mujyi wa Kigali. Akarusho rero ka hantu nuko kabone nubwo izi nzu zaba zitarimo, iki kibanza ubwacyo usanze gihari kiri ku isoko, nta nzirimo, kiri vide, ubwacyo rwose gihenze kurusha izi nzu ubwazo. Aha rero ni ahantu heza cyane, urumva ni ahantu hava 650, kandi akaba ari mu kibanza kinini gifite 25 kuri 20. Hanyuma noneho ikaba ari igipangu kirimo inzu 6 muri rusange. Nahoze mvuga ni ari njyewe ufite amafaranga yo kugura aha hantu, nshobora gukuramo inzu 4 cyangwa 5. Uvuga ngo buri nzu nkwiriye kuyizamura, nkayivugurura, nkayiha douche na toilette ndetse na cuisine, byaba ibyumba 2 na salon na cuisine na toilette. Ibyumba 2
tuwarete, kwizine na saro, gutyo ni ukuvuga ngo hagiyemo kwizine byaba akarusho kandi zikaba ziri smart zizamuye, hanyuma wabishobora ukagenda ushyiramo n'ibikoresho. Buri nzu ndakubwiza ukuri yakodeshwa nk'amafaranga 500 y'amanyarwanda cyangwa amadolari 500. Iki gipangu mfite ubushobozi bwo kukibyaza miliyoni 2, ariko ni mu mitekerereze, ni mu gutekereza, ni mu magambo. Nta mafaranga mfite yo kubikuramo kuko ntayo mfite yo kukigura, ariko wowe uyafite yo kukigura twakugira inama ku buryo ukuramo byibuze miliyoni 2 za buri kwezi. Ntabwo rero hahenze kubera yuko iki gipangu cyose kirashaka miliyoni 65 ziri negosiyabule, miliyoni 60 negosiyabule. Ni ukuvuga ni miliyoni 60 z'amanyarwanda ariko kandi ziganirwaho, cyangwa se ibihumbi 65 by'amadolari. Hanyuma noneho ukigurira iki gipangu cyiza cyane kiri muri centre ville. Mu by'ukuri rero kabone nubwo izi nzu zaba zitarimo nk'uko nahoze mbivuga, ari ikibanza gusa, waje ukazisenya ukagira gute, izi nzu ari ikibanza gusa. Abantu bagura ibibanza barabizi, abantu bubaka ahantu mu mujyi hagati barabizi. Izi nzu nubwo zaba zitarimo ari ikibanza gusa, iki kibanza ntabwo mu by'ukuri ntababeshye, ntabwo cyagurwa munsi ya miliyoni 70. Ntabwo bishoboka, ndababwiza ukuri. Niyo mpamvu rero ari imari, ufite amafaranga ntucikwe n'iyi emplacement, ntucikwe n'aha hantu. Wahakunze rero cyangwa se ushaka kuhasura, cyangwa se ushaka no kureba n'ibindi byinshi cyane tuba dufite, n'izindi serivisi tubafitiye uzikeneye, haba kubimura, haba kububakira, ndetse haba no kumanaginga imitungo yanyu, waduhamagara kuri 0788 48 67 97, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 si ibyo gusa kandi ushobora kudusura aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje umanuka gato cyane usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya 2 uvuye muri feruje yanditseho Shema House. Ni inzu y'amatafari ahiye, uzamuka muri etaje ya nyuma, umuryango wayo wa mbere ureba mu gikari cyangwa se ureba ku Gisozi, naho ngaho dukorera. Ariko kandi ushobora kudusura no ku zindi mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Rero tubagezaho byinshi byiza cyane bijyanye n'imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ntabwo rero ukwiriye gucikwa, ariko kandi tubagezaho n'ikiganiro buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu, uretse gusa kwa kane kuva saa 12 kugera saa 1, aho tuba tubagezaho byinshi cyane bijyanye n'imitungo itimukanwa, ibibazo mufite mu mitungo itimukanwa n'ibindi, aho mugenda musobanukirwa byinshi ku mitungo itimukanwa. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Ni muze rwose tubahe imari zigezweho, muze tubarangire. Iwacu umukiriya ni umwami, turabakunda cyane.